niko bimeze. Komeza. Murakoze cyane. Njyewe nkunda abantu kandi nkurikije ikiganiro mwagize aha ngaha. Naam. Ndafite observation ebyiri n'ibibazo bibiri. Sawa kabisa, mu bitega amatwi. Observation ya mbere, bano bayisilamu amagambo basomaga bayasomaga muri Bibiliya, mwabibonaga. Icya kabiri, mu bintu baganira kenshi hano mu Biryogo, karibu kabisa kabisa, tuguhaye ikaze. Takbir. Ko mutayikiriza muraho neza mwese. Ndagira ngo mbanze mbashimire by'umwihariko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kubera ibiganiro byiza uba wateguye bigamije amahoro, bigamije ubumwe. Iyo twaje aha ntabwo tuba twaje gukina, tuba twaje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana, aho turi buze kugaruka kuri iyi ntego ivuga ngo ese Yesu nindi. Birababaje ko abantu benshi usanga yaba ari idini ya Kisilamu, yaba ari abakristo, yaba ari abayahudi, yaba ari n'abatagira idini, yuko usanga batazi Yesu. Nongere mbibutse yuko Yesu ari center cyangwa se ihuriro ryo kwemera mu madini menshi atandukanye. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbafashe by'umwihariko abavandimwe banje. Hari abashehe muri hano, hari abavuga butumwa, hari n'abantu babizera batandukanye. Ndagira ngo uyu mugoroba nabura musobanukirwe Yesu ninde. Ndagira ngo dutangirire muri Qur'an 3:55. Qur'an Imran 3:55 havuze yego. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي yes ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. okay. zirikana ubwo Allah yavugaga ati yewe Yesu mu by'ukuri nje nzakuzuriza igihe cyawe muzamuri wanjye nkukize abahakanye abantu bahakanye nshyira abagukurikiye hejuru y'abahakanye. Takbir. Abakurikiye Yesu bari hejuru y'abahakanye, abakurikiye Yesu bari hejuru y'abatemera, abakurikiye Yesu bari hejuru y'abatizera, abakurikiye. Rero Qur'an ivuze ngo abakurikiye. Warakurikiye nawe? Wakurikiye Yesu? Soma Qur'an 19:21 havuze hate. Qur'an 19:19 yego. Aravuga ati mu by'ukuri njye ndi intumwa ya Allah. Jewe ndi intumwa. Ndi intumwa nyagasani wawe. Yego. Kugira ngo nguhe inkuru y'umuhungu w'umuziranenge. Aravuga ati ni gute nagira umwana w'umuhungu kandi nta muntu wigeze nkoraho. Ntarigeze mba n'indaya. Aravuga ati uko niko nyagasani wawe avuze. Niko bivuze. Icyo kuri gihe kiroroshye cyane. Uzamugira igitangaza ku bantu n'impuhwe. Buretse Sheikh. Buretse ngo nzamugira igitangaza. Hari abantu muri iki cyumweru bakwiye kujya kubatizwa mu mazi menshi. Bakwiye kubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe, kuko wongera usubiramo ako kantu ugasubiramo neza. Aravuga hati tuzamugira igitangaza mu bantu. N'impuhwe ziduturutseho. Iyo ni Qur'an. Kandi n'itegeko ryarangiye. So rero ndagira ngo mbereke ko yaba ari Qur'an yaba ari Bibiliya igaragaza ko Yesu atandukanye n'abantu. Mu rurimi rwacu rw'icyarabu, Isa bin Maryam, Yesu mwene Mariya, yabayeho mu buryo bw'igitangaza, yakuze mu buryo bw'igitangaza, yakoreshejwe ibitangaza, kandi Qur'an ihamya ko umuntu wese umwemera umukurikira yashyizwe hejuru y'abataramukurikiye. Soma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:6 havuze hate. Yohana 14:6
Yohana 14 umurongo waho wa 6 havuze gute? Aravuga hati, haravuga hati 14 Yohana 14:6 haragira hati Yesu aramubwira ati ninjye nzira nukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yesu muri Bibiliya, Yesu muri Korani bagaragaza yuko adasanzwe. Icyambere yabayeho mu buryo budasanzwe, hatabayeho guhura kw'imibiri k'umugabo n'umugore. Korani iramuhamya. Icya kabiri, Korani igaragaza ko Yesu yakoreshejwe ibitangaza bikomeye yaba muri Korani no muri Bibiliya. Icya gatatu, Korani igaragaza ko abamukurikiye bari hejuru y'abataramukurikiye. Reka rero twibaza, wowe wakurikiye Yesu? Wowe se uramwemera? Wowe se uramwizera? Niba umwemera, waramukurikiye, umwizera, uri hejuru y'abataramukurikiye. Ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko abayisilamu bo mu Rwanda bamaze gukunda Yesu ku kigero cyo hejuru. Barimo baragenda barushaho kwegera, barimo barushaho. Twebwe mu gikirisito twemera ko umuntu wese wemera Yesu, umuntu wese wamukurikiye aba ari umwigishwa we. Reba umuntu mwicaranye ku ruhande umumbarize ngo uri umwigishwa wa Yesu, ngira umundebera umubwire ngo waramukurikiye se? Sheikh, nawe wakurikiye Yesu? Have you followed Jesus? Waramukurikiye Yesu? Umemfuata Yesu? Oh my goodness. Ndimo ndasenga Imana ngo uyu mwaka uzarangire mbatije nk'abantu nk'ibihumbi 10, kandi byanezeza bamwe muri hano namwe mubatijwe, kubera ko umuntu wakurikiye Yesu akora nk'ibyo Yesu yakoze. Yesu yarabatijwe mu mazi menshi, Yesu yamanukiwe n'umwuka wera, ibyo bita Roho Mutagatifu. Birakwiriye yuko muri uyu mwaka ubutumwa bwa Yesu burushaho kwamamara. Birakwiye ko muri uyu mwaka Yesu arushaho gukurikirwa. Iyo nagira ubuntu nkinjira mu musigiti gusari, ushobora kwibaza ngo pastor ise nawe ajya sa? Yes, kubera ko namenye Yesu, kubera ko nakiriye Yesu, kubera ko nakurikiye Yesu. Yesu rero nindi? Yesu icyambere yazanye ubutumwa kuri iyi si, messenger. Kabiri, muri Timoteyo 5 hariho Imana imwe n'umuhuza yigize umuntu, ni Yesu Kristo. Yesu ninde? Yabaye intumwa, yazanye ubutumwa. Yesu ninde? Yabaye umwana w'Imana. Yesu ninde? Yohana 1:1. Ndagira ngo dusomere mu nyandiko Yohana 1:1 kugeza ku murongo wa 2. Havuze gute? Yohana 1:1. Yohana 1:1. Yego. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Uyahoranye n'Imana mbere na mbere. Mbere na mbere yahoranye n'Imana. Ibintu byose niwe wabiremye. Ibintu byose niwe wabiremye. Ndetse mu byaremwe byose. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Urakoze cyane. Hari ihurizo rikomeye cyane bigora bamwe mu bavandimwe muri hano gusobanukirwa ukuntu Yesu ashobora kuba umwe n'Imana. Ndashimira abashehe bari hano n'abantu bize kandi bagerageza gukurikira, uretse ko hari amasomo amwe bagiye bigisha akabacaho ntibashobore kuyafata neza. Harimo n'uburyo ushobora guhuza Yesu na Allah. Ntushobora gutandukanya Yesu n'Imana. Ababyeyi benshi muri hano ndabizi ko mutegura neza kandi ibiryo byiza. Iyo umuntu agiye gutegura ubugari akenera ibintu 3 bikurikira. Icyambere akenera ifu, icya kabiri akenera amazi, icya gatatu akenera n'umuriro. Iyo umaze guhisha ubugari, hano turi mu maresitora, ukaba watanga ikizami muri ubu bugari
ndagira ngo nkuriremo ifu, kurema n'umuriro, kuremo n'amazi. Nibwira ko nta wabishobora. Hari ibintu mu bitekerereze yacu no mu myumvire yacu bigoye cyane kumva, ariko iyo wakiriye umwuka wera, iyo wakiriye imbaraga z'umwuka wera, ushobora kubisobanukirwa mu buryo bworoshye. Bayisilamu rero muri hano, namwe mutari abayisilamu mwitegura gukurikira inzira z'Imana, Yesu ntushobora kumutandukanya na se. Aho niho abantu benshi bigoranira. So rero Yesu ninde? Numwe na se. Ndagira ngo soreze ku cyanditswe kiri muri Matayo, aho marayika w'Imana Jibril muri Korani niko bavuga, yaje asanga Mariya, aramubwira ngo Mariya, nkuzaniye ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza, dore ugiye kuzabyara umwana, azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ntabwo ushobora gutandukanya Imana na Yesu. Bavandimwe banjye rero muri hano, namwe mwese munteze amatwi, ndagira ngo mbabwire yuko Yesu numwe na se, kandi ntushobora kuvuga yuko uzi Allah utazi Yesu. Reka rero mbifurize umugisha w'Imana, kandi mbifurije gusobanukirwa. Takbir! Umuyisilamu utavuga aka kantu rwose byazamugora kugera muri Arijana. Takbir! Oh my God. Takbir! Murakoze. Allah abampera umugisha. Naam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe rero, uyu niwe Peter Fire, ariko ntiturabona fire, twamaye iminota 25. Reka duhe umwanya umuvandimwe wacu wambiri wacu nawaza hano wafata iminota twamugeneye kugira ngo asubiremo amasomo y'umuvandimwe, hanyuma atugezeho Yesu mwebwe abayisilamu mumwemera gute. Fadala Amir. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peter Yesu ashim. Hallelujah. Amen. Shikara. Chakumushitura. Kwa kweli acha tushukuru Mwenyezi Mungu. Reka dushimire Allah kutupatia dini ya haki. Kuwa yaraduhaye dini y'ukuri. Na kateremusha mtume wa mwisho. Allah za kuduha intumwa ya nyuma, bucura bw'intumwa. Na akampa kitabu cha mwisho. Aza n'igitabo cya nyuma cyo Quran. Ni mtume Muhammad. Nawe ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara n'imigisha abikuriwe. Nashukuru tena ndugu yangu Peter. Ndashima umuvandimwe Peter doje ubunyarwanda. Kwa kweli mu by'ukuri maneno nazungumza, amagambo waganiriye ni mazuri na magambo meza yumvikana, lakini nimekusikiliza ariko nagumye kukumviriza, unashindwa kusema, wananiwe kuvuga. Je, ese Yesu ni Mungu, ni Imana, ni mtume, ni intumwa, anakwepa kwepa, kagenda kwepa kwepa tu, ari hafi ya ye Imana bari ubumwe n'Imana, ubumwe bwahe. Nashindwa sijue nini anafundisha kweli Waislamu. Ye mukuri nananiwe kumenya icyo yaragamije nicyo yigishije, lakini ariko andiko ameleta ya Qur'an, inyandiko yazanye ya Qur'an ndio imemumaliza yonyine, niyo isa nkaho yamurangije mwisho kabisa, niyo yarangije 3:45 Qur'an. Sikia sasa vile imekumaliza. Iyo nyandiko buryo yakurangije. Qur'an 3:45 zirikana ubwo abamarayika bavugaga bati yewe Maryam, mu by'ukuri Allah araguhindura nziza, ijambo riguturutseho. Sawa, rimuturutseho. Hapo ni malaika Gabrieli. Ari malaika Gabrieli rero wakati alikuja kwa Maria, yazaga kwa Maria kumuletea habari, amuzani ubutumwa vile atachukua mimba, uburyo azasama inda ya kumzaa Yesu, yo kubyara Yesu.
ndio malaika anaongea na Mariamu. Malaika Gabriel kuganira na Maria. Endelea. Izina rye ni Masihi Isa mwana Maria. Unasikia jina imetoka mbinguni. Ni izina rya Yesu ryavuye mu ijuru bavandimwe. Sio Emmanuel. Ntago ari Emmanuel uko bamwe babivuga. Hapana. Oya. Jina imetoka mbinguni. Izina ryavuye mu ijuru rya Yesu. Ni Isa. Ariwe Isa Mesia. Yesu. Mesia Yesu. Ama Mesia. Cyangwa Mesia. Endelea andiko. Ni nyiricyubahiro ku isi. Yego. No kumeruka. Yego. Kandi azaba mu bari hafi. Aha. Heshima yake iko duniani. Icyubahiro cye kiri mu isi. Na siku ya kiyama. No ku munsi w'imeruka. Na sisi Waislamu hatupinge. Natwe ntabwo tubipinga nk'Abayisilamu. Sababu gani? Kubera iki? Ana heshima yake ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Afite icyubahiro cye cy'uko ari intumwa y'Imana hano mu isi. Hakuna mwenye atamuvua. Nta n'umuntu wamwambura icyo cyubahiro cye. Hiyo ni kweli. Uko ni ukuri. Hatuyaikataa. Ntabwo turabyanga bavandimwe. Nani atamnyang'anya Yesu utumwe wake? Ninde wakwamburira Yesu icyubahiro cye cy'uko ari intumwa y'Imana? Hakuna. Nta n'umwe wabona. Ukisema hivyo, iyo uvuze gutyo rero ni kutudanganyia. Ukutubeshyira muvandimwe. Endelea. Kandi azaba mubo hafi. Azaba muba mu bantu n'abantu. Ntabwo ari Imana. Yego. Hari abandi bantu bazaba bafite icyubahiro nawe azabamo. Ntabwo azaba n'Imana. Sio ye mwenye atakuwa na heshima. Ntabwo ari we wenyine uzaba uri hafi y'Imana. Atakuwa miongoni ya watu wako karibu ya Mwenyezi Mungu. Azaba ari mu bamwe cyangwa ari muri bamwe bazaba bari hafi y'Imana. Sio ye mwenyewe. Ntabwo ari we wenyine. Sasa pastor none rero pasiteri we ametafuta kuonesha kama ni Yesu ye mwenyewe. Yashatse kugaragaza yuko nyine ko ari Yesu wenyine uzaba uri hafi y'Imana. Atengwa. Takbir. Allah. Komeza. Azavugisha abana kivuka. Unasikia? Hiyo ni ajabu imefanyikana kwa Yesu. Icyo ni igitangaza kiri muri Qur'ani kitari no muri Bibiliya. Hiyo ajabu. Icyo ni igitangaza gikomeye. Hautaipata mu Biblia. Bibiliya yose wisomye ntago wabona umurongo umeze nk'uriya uri muri Qur'ani. Pastor, ukanionyesha ndani ya Biblia. Yego. Kwenyewe Yesu. Yego. Alisema baada ya kuzaliwa uje unibatize. Pastor, turashaka utwereke muri Bibiliya. Yes. Aho Yesu mwene Maria yaba yaraganire kiruruhi. Muri Bibiliya duha umurongo. Ukinionyesha utwereke ibyo bintu unipeleke Nyabarongo. Cyo gihe ubutware Nyabarongo kujya kumubatiza. Nalizi kwa kujana muri Yorodani hano mu Rwanda. Hautaipata. Ushobora kubona iyo nyandiko. Iyo heshima icyo cyubahiro rero ni Qur'ani inampatia. Ni Qur'ani yamo icyo cyubahiro Yesu. Ni dalili ya kuonesha tunampenda Yesu. Ikimenyetso kigaragaza yuko twebwe Abayisilamu ducyubahiro Yesu kurusha nuko Bibiliya imuha icyubahiro. Takbir. Hakuna. Ntabwo ushobora kubibona. Ibeshi. Yekulahi. Anaitosha wapi? Mumuka wera. Rakata. Sio hivyo muka wera. Ntabwo ari ibyo gihe muka wera. Sikia vile Yesu amefundisha muka wera. Uburyo Yesu yigishije muka wera. Yohana 6:63. Yohana 6:63 Yesu aravuga ati umwuka ni utanga ubugingo. Utanga ubugingo. Umubiri yego ntacyo maze. Yesu ati amagambo mbabwiye yego niwo mwuka kandi nibwo bugingo. Umwuka ni amagambo ya Yesu. Allahu Akbar. Tunakamata tunaweka wa acha hapa haukwepi. Anga nta hantu wadukwepera pastor. Qur'ani rero tunarudia huko. Dusubiye muri Qur'ani kandi. Wanaomfuata Yesu. Abamukurikira Yesu. Pastor. Wewe unamfuata Yesu? Wakurikira Yesu koko? Kweli? Ngo Yesu. 11:28 Matayo. Anasema Matayo 10:28 Yesu aravuga ati mwese barusha n'abaremerewe. Nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba bagaragu banje. Munyikireho. Pastor unasikia? Tuige kwande. Muwe mikrofoni. Pastor tuige kwande. Twigire kuri Isa. Ariwe Yesu 14:13 12 Yohana.
Yohana igice cya 14 ku murongo wa 12. Soma. 14:12. Yego. Haranditse agira ati, Waislamu muombe dua Mwenyezi Mungu achanishe kazi yake na mvua. Mvua ni yake na kazi tumo ndani ni yake. Atupitishie mbali na atupatie muda lauma. Amen. Endelea. Nukuri ndababwira yuko. Yego. Yesu ati nukuri ndababwira yuko. Yego. Unyizera. Yego. Imirimo nkora. Yego. Nawazayikora. Subira neza Pastor abyumve. Yesu ati. Yego. 14 Yohana 12. Nukuri. Yego. Ndababwira yuko. Pastor adasaba ukurikire neza iyo nyandiko. Unyizera. Wizera Yesu. Imirimo nkora. Imirimo akora. Nawazayikora. Yego. Ndetse. Yego. Azakora niyiruta. Iyo Yesu ya Pastor Yesu yarasenga. Muge microphone. Ngiyi ku microphone. Yarasengaga. Ndashaka njewe nawe turebe ninde akurikira Yesu. Tugomba kwiga kwande. Yes. Aravuga ati, yego, unyizera. Yesu anasema anayeniamini mimi. Yesu ati unyizera. Yego. Imirimo nkora. Nagwari sio maneno shehe. Nagara magambo. Yesu anasema imirimo ni vitendo. Ni bikorwa. Imirimo ni bikorwa. Nawazayikora. Yego. Ndetse. Yego. Azakora niyiruta. Sawa kabisa. Hapo sio maneno ni vitendo. Aho ngaho nagara magambo ngo ni bikorwa. Tutafute vitendo vya Yesu. Turebe bikorwa bya Yesu mu gusenga kwe. Cha kwanza, cha mbere, Yesu ni kusali. Yesu ni gusenga. Hakuna kitu kiko kizito kama kusali. Na kintu kibaho mu bintu by'Imana nko gusenga. Najua pastor, David pastor, kuna wakati hari igihe anajiiba, ajya yiba, anaingia msikitini, akajya mu musigiti, wallahi anasali, akajya na gasari, nguyu yarahari tu, ndabeshe agasari arakubitwa lift. Iyo vitendo vya Yesu, ibyo bikorwa bya Yesu rero pastor, tuangalie wanani wanamfuata. Turebe abamukurikirana ese ni abakristo cyangwa abasilamu. Naomba Nzobe aje hapa. Ndasaba musaza Nzobe, simama hapa. hagarara ngaho Nzobe. Khamis. Nzobe mu mutima. Yego ko igikara ku mubiri. 14:32. 14:32 Mariko. Fanya haraka. Bajara hitwa Simon. Yesu agiye Getsemani. Pastor hii andiko anaijua. Arayizi cyane. Maze abwira abigishwa bati, yego, ni mube mwicana mbanza senge. Mube mwicare hano mbanze senge. Aha. Ajana Petero na Yakobo na Yohana atangira kumirwa no gari ku mutima cyane. Sawa. Arababwira ati umutima wanje, yego, ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yego. Mugume hano mube maso. Urikumva Yesu igihe tugusenga aravuga mugume hano mube maso. Lakini watekinisia, ariko batekinisia dufite mu bakristo usibataje. Kubera iki? Sema tu batekinisia. Hako nibo watu wanaelewa. Oya nego tekinisia. Wao wanakuja. Iyo baje kubya abantu ngo basenge. Wakati ya kusali. Igihe cyo gusenga. Barabambia watu. Barabwira ati muhumirize dusenge. Kandi Yesu aravuga. Yesu nawe ati mube maso. Mube maso. Baravuga humirize. Abati muhumirize dusenge. Bari kumwe na Yesu. Ubukwere ahangaha ubwenge iki kintu cya mbere. Bari kumwe na Yesu. Bari kumwe na Yesu. Yesu mube maso. Sisi Waislamu. Twende Waislamu. Wakati ya kusali. Igihe cyo gusenga. Tuko macho. Turi maso tureba. Naenda kusuna ya Yesu. Twega turi gukurikira Yesu mu bintu byo cyane. Wewe muko musuna nani ya kufunga macho? Ni byabo bizaniye kimya. Cyo ni cyambe. Komeza. Yesu yigira imbere hato. Yesu yigira imbere hato. Subiri. Pastor. unaingia msikitini kusali. Wagiye musiti kujya gusengura bireba. Anayeongoza ibada ya kusali. Umuntu uyobora amasengesho bese mu musigiti anaenda mbele. Ajya hita imbere. Kufika mbele. Iyo hisi imbere. Waislamu wengine Abasilamu batera umugongo akabasiga inyuma ye. Na Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi. Yari kumwe n'abigishwa be. Akawaacha nyuma. Abasiga inyuma ye. Tena wanasimama. Kandi bahagaze. Akaenda mbele. Aje imbere. Huyo anayeongoza. Uwo uyobora abantu. Anaenda mbele. Ukimbere kubayobora. Anaitwa imamu. Niyo bita imamu. Ni kusema na Yesu. Ni kuvuga ngo na Yesu wa imamu kwa wanafunzi wake. Yari imamu kubigishwa be. Hiyo cheo tunaipata wapi? Icyo cyubahiro tugisanga he? Mu Uislamu. Uislamu. Unasikia Yesu?
Yesu na kugiti cye sindo tunamfuata, nitwe tumukurikira kwa matendo, ku bikorwa na maneno, n'imvugo. Endelea. Komeza. Yubama hasi arasenga. Ngiki? Yubama hasi arasenga. Ushobora gufata iyo mikrofone? Yubama hasi arasenga. Pastor fata mikrofone. Ngo azayifata mu gihe cye. Sawa. Birashushe. Yubama hasi arasenga. 2:3 waraka wa Yohana. Urwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 2 ku murongo wa 3. Yeye ndio amefundisha. Niwe yigishije. Wanani wanafuata Yesu? Ni bari bakurikira Yesu. Sasa tuko tunaangalia ni wanani. Ni bande. Pastor wanani wanasali hivi? Anasema ni Waislamu. Hari musubiza, arasubiza naza wongera kuri mikoro. Wewe subiri. Sawa. Endelea. Niba yaragiye mu musigiti ni yababonye se. Yabyoniye. Rwa mbere rwa Yohana 2:3 aragira ati iki ni cyo kitumenyesha yuko tumuzi. Genda gake. Acha. Kasubiremo. Iki nicyo kitumenyesha ko yego tumuzi Yesu. Takbir. Nicho kitumenyesha ko twebwe ab'Isilamu yego tuzi Yesu. Acha. Komeza. Nuko twitondera amategeko ye. Nuko ab'Isilamu bitondera amategeko ye. Endelea. Kuko uvuga kamuzi, pastor aravuga ko amuzi Yesu, niyitondera amategeko ye. Yego n'umubeshi. Ko mutamaya amashi. Endelea. Ukuri ni kuri muri we. Wapi? Ariko umuntu wese yego witondera ijambo rye. Yego tekereza umuntu wese witondera ijambo rya Yesu. Urukundo akunda Imana. Urukundo akunda Imana. Urikumva? Yesu akunda Imana. Ntabwo ari Imana ariko akunda Imana. Rubana umaze gutunganyirizwa muri we. Naam. Abandi ego bavuga bakunda Yesu cyane. Si mwamwumvise? Tukunda Yesu cyane. Bakurikira Yesu sana. Arashima. Agarashima. Ab'Isilamu mu Rwanda. Ego bakunda Yesu. Bakurikira Yesu. Ego. Takbir. Allahu akbar. Baravuga twaramumize. Yesu ari muri nje. Nawe ngindi muri we. Nanje ngaba muri we. Yego. Bakakubita kamuziki. Namumva mu mutwe, namumva mu gatuza, namumva ku mugongo, namumva ku kibuno, namumva ku birenge. Uramumva ku birenge ni bodaboda. Koko mtume wa Mungu musikie ku intumwa y'Imana uyumve mu birenge koko nka Yesu ukomeye kweli. La Marisa, icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Yego. Kuko uvuga ko ahora muri we. Yego. Akwiriye abantu mukurikira neza. Uvuga ko ari ahora muri Yesu. Yego. Akwiriye nawe. Yego. Akwiriye nawe. Yego. Kugenza. Yego. Nk'uko yego yagenzaga. Bas. Ni bande babikora? Abasilamu. Ushaka iki? Icyo ushaka baguhe yawe. Bara. Kwa hiyo pastor rero kingine ikindi kwa maneno ku magambo tunamfuata Yesu, tukurikira Yesu. Hiyo ya kusema Yesu mwami, iyo kuvuga ngo Yesu mwami, Yesu alikataa. Yesu yarabyanze ku giti cye. Tunatoa mfano ya vitendo, twamaze gutanga urugero rw'ibikorwa. Sasa kwa maneno msikie ku magambo ya Yesu rero. Soma 12:28. 12 Marko. Yego. Marko igice cya 12 ku murongo wa 28. Sawa. Yesu aravuga ati, bavuga ko Yesu ni umwami. Abantu bose muri hano muumve Yesu agiye kutusubiza. Ese Yesu umwami cyangwa nagwari umwami? Soma. Nuko umwe mu banditsi yumvisha bajya impaka. Yego. Amenya yuko Yesu abashubije neza. Yego. Aramwegera amubaza ati, yego, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe Yesu we? Uri kumva kibazo babajije Yesu? Itegeko rya mbere mu byose
niye nirihe Yesu aramusubiza ati Yesu aramusubiza ati imbere ngiri ngo yego umva Isirayeli Uwiteka Imana yacu yego niwe mwami wenyine acha niwe mwami wenyine niwe mwami wenyine ntabwo ari babiri Yesu reka mucomekemo wa kabiri ariko oracomeka wa kabiri wawe wabusudiriye kandi birasudika kavaho hiyo sudire haitakamata ntabwo bintu ufate muvandimwe hapana oya unaitia kumamesa icyo gihe ukomeye kumamesa ndiyo sababu sisi Waislamu mutega Abayisilamu hatuna mingi ya kusema ntabwo dufite bishwa n'iminota yacu yarangiye pastor ujue kama sisi Waislamu pastor kuva none umenye tutege Abayisilamu tusiende tunakatakata ko gushaka gucengana Yesu ni mtume Yesu ni intumwa tunamukubali turamwemera turanamukunda sio Mungu si Imana hakuwahi kuwa Mungu yigeze aba ni Imana haiko Mungu si ni Imana na hata kuwaka Mungu nta nubwo azigera aba ni Imana Yesu hawezi kuwaza hata kuwa Mungu ntashobora no gutekereza kuba yaba Imana sababu gani kubera iki umuntu kweli anaweza kuwaza kuwa minister ashobora gutegeza kuba minister runaka mtu anaweza kuwaza kuwa deputy umuntu ashobora gutegeza kuba umudepite ama mwalimu cyangwa umwarimu runaka cyangwa umupasiteri lakini mtu ariko umuntu hawezi kuwaza kuwa Mungu ntashobora gutekereza kuba Imana haiwezekani ntibishoboka hata mu ndoto no musozi ye